yabaye inkuru yatunguye abantu benshi, yabaye inkuru ariko nziza ku banyarwanda, nizo ntawe utabyishimira. Umuhanda wa gari ya moshi guturuka Dar es Salaam kugera i Kigali mu Rwanda, urwego rudasanzwe rw'ubwikorezi, ubucuruzi ku rwego ruhambaye, inyungu mu karere ariko inyungu ku banyarwanda. N'umushinga mugari waganiriwe na Perezida Paul Kagame na Mama Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Tanzania, mu buryo burambuye. Ibyatangarijwe cyangwa se byaganiriwe muri uyu muhuro wabo bombi bimaze gutangazwa kamwe ku kandi. Ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda za RDF na TPDF bagiye gufatanya mu bijyanye no kurinda kano karere, gufatanya mu guha akarere amahoro. By'umwihariko ibihugu bibiri bigomba gufatanya mu buryo bujyanye no gucunga umutekano. Igihugu kimwe gitewe, ikindi kigomba gutabara. Ibi bisa naho ari inkuru mbi cyane ku banzi b'u Rwanda, by'umwihariko inkuru ikaba mbi kuri Repubulika ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Basangiye umushinga ukora ku mushinga rafite wari umaze iminsi uri gutangazwa wo kuba Centre Africaine cyangwa se kuba ihuriro rya Afurika mu kuzana ibikoresho ndetse n'ubucuruzi. Bujumbura ikamurwa wavuga ngo muri kano kare kurasirazuba ugendwa cyane, ukongeraho na Kinshasa bagiye kugira umujyi ukomeye cyane, de n'abashinwa batangiye kubaka igice cyabo ya African City. Ibi ngibi bihinduye iki ku mitekerereze yabo muri kano karere? Uyuke ku Rwanda hari undi mushinga ukomeye cyane bafite wo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, nacyo kitoroshye. Tuza kureba hamwe n'ijambo rya Samia Suluhu Hassan yavuze, uko yavuze ndetse mu magambo ye akavuga uburyo u Rwanda n'igihugu cya Tanzania bagiye gushimangira ubufatanye, tutamuvugira ahubwo yivugira. Iki ibyo bisobanuye muri politiki n'icyo bisobanuye mu mibanire y'ibihugu zombi. Reka ngo ikaze ngo tubigemo kamwe ko kandi kuri kuvugwa nta na kimwe dusize inyuma, ahubwo tumenye ngo niki kijya mbere. Mwese ndabahaye kaze, Rumungu wa Kamanzi w'u Rwanda, ikaze. Ni inkuru yavuzwe cyane mu itangazamakuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, nanone tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Perezida w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan, ubwo Perezida Paul Kagame agiye guhinduka muri iki gihugu cya Tanzania, bagiranye ibiganiro byo mu ibanga, kavuga ngo byihariye. Ibiganiro baje kuganiramo ingamba zitandukanye. Muzo baganiriye baje gukomoza ku bijyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'inzira y'indarayi cyangwa se inzira gari ya moshi. N'umushinga nanone utari uyu munsi. Muri no ruzinduko rwa Perezida w'u Rwanda muri Tanzania, iki gihugu n'u Rwanda ziyemeje gukomeza gushimangira ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo igisirikare n'umutekano. Reka rihomera ibijyanye n'igisirikare ndetse n'umutekano, ubundi ibihugu birafatanya mu gufatanya mu cyangwa se mu gufashanya kubona imyitozo, gutabarana cyangwa se kubona ibikoresho bya gisirikare no guhana amakuru y'ubutasi. Tanzania gisirikare cyabo cya TPDF ufatanya n'igihugu cy'u Rwanda bisa naho bizongeye kuzamura urundi rwego rudasanzwe rw'imyumvire ndetse no kwitega bijya mbere. Mu minsi ishize igihugu cy'u Burundi, Tanzania na Kongo byavugaga mu mugambi ukomeye cyane no gufatanya mu guhiga M23. Gusa kuri ubu mu gihe bivugwa yuko Tanzania n'u Rwanda baba bumvikanye mu bijyanye n'imikoranire ya gisirikare, bivanyeho urukuta cyangwa se kuvanaho uburyo bukomeye bwihangana ryari gukwirakwira muri kano karere. Bamwe mu gusesengura shimangira ko Tanzania ibi ngibi nayo bwayo guhuza n'igihugu cy'u Rwanda no gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda atari ubushake bwa Tanzania, ahubwo ari imbaraga z'amahanga, aho Tanzania bagize umubloka guhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse no Burundi ngo bongere batekereze ku byateza imbere apana intambara. Kuko Burundi burabizi neza ko dashyigikiwe na Tanzania kuza gutera igihugu cy'u Rwanda bitakura, ndetse n'imbibe bajya kuzihana ruhande rwo mu gice cya Kirundo, aho Burundi buvuga ko bwatera bugiye kunyura. Buryo nyine badashyikiwe na Tanzania intambara itagenda neza. Cya kabiri, kuba Tanzania yabishyikiranye cyangwa se igufatanya n'igihugu cy'u Rwanda byongera gushyira igitutu gikomeye kuri FARDC cyangwa se leta ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi kumva neza yuko amahoro
akwiriye agomba kubonekera gusa mu biganiro apana intambara, kuko bazi neza bose ko Tanzania mu gihe yabiri muri intambara naho se mu gihe yaba ifatanije n'u Rwanda bikaba ngombwa cyane ko iza rwagati y'abarwana ikaba itifuza imirwano, bizakongera guhinduka ikibazo gikomeye. Gusa Tanzania irazwi cyane mu bibazo byo muri kano karere. Wari uzi ko kuva mu 1990 ndetse na mbere yaho na nyuma gatoya ibiganiro byinshi bya politiki bijyanye n'ibibazo byo muri kano karere byagiye bibera muri Tanzania, yewe n'ingabo z'u Rwanda za RPA mu gihe zagabaga igitero ku butaka bw'u Rwanda ishaka kubohora igihugu. Ibiganiro byo kwahuza na guverinoma ya Habyarimana byaberaga muri Tanzania. Tanzania ifiteho amakuru cyangwa se amateka mabi n'ameza. Na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uwo yasimbuye ku butegetsi Pierre Nkurunziza wari bamupangiye ku deteragira uruzinduko muri Tanzania. Bivuze ngo Tanzania iri conjoint cyangwa se ihuriweho cyane n'ibibera muri kano karere, ibyiza ndetse n'ibibi. Kubwizo ngo uruhande ibagazeho akenshi uruhande rukomeye kandi akenshi ibyo rwanzuye cyangwa se urwo ruhande uko rwitwaye bigira ingaruka ku bandi bose basigaye. Niyo mpamvu Burundi na Kongo bakitegereza uyu mubano mu gisirikare hagati y'u Rwanda RDF na TPDF, bashobora kuba batangiye gutekereza neza ko ibijyanye n'intambara bibwiraga gutera ku gihugu cy'u Rwanda agomba kuyigendamo gake. Umukuru w'igihugu yabanje kwakirwa na mugenzi we bagirana ibiganiro byo mu muhezo, nyuma bayobora inama yahuje itsinda ry'intumwa z'ibihugu zombi. Nyuma y'ibiganiro ya Perezida Kagame na mugenzi wa Tanzania bombi bagaragaje ko ibihugu atari ibituranye gusa, ahubwo ari abavandimwe ndetse n'inshuti. Ikintu umubano w'ibihugu zombi ukaba ari uw'amateka. Itangazo ya Presidence ya Tanzania rivuga ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we bemeranije ku ngamba zo gukomeza gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubwikorezi n'ibikorwa remezo, ingufu n'igisirikare, umutekano, abinjira n'abasohoka, cyo kimwe no gufatanya ku bibazo by'akarere no ku ruhando mpuzamahanga. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifitanye umubano mu bya gisirikare n'umutekano, aho ingabo z'ibihugu zombi zimaze igihe zifatanya mu guhangana n'ibibazo by'umutekano zagaragaye ku mipaka, guhanahana amakuru y'ubutasi no kurwanya ubutagondwa, iterabwoba. Ibiro bya Perezida Samia kandi byatangaje ko we na Perezida Kagame bumvikanye kongera imbaraga ku mihati yo gukuraho ingorane mu bucuruzi harimo na non-tariff barriers. Ubundi igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu nyine bidakora ku nyanja, icyo bita landlocked countries, ibihugu bitagera ku nyanja. Ibihugu rero bibona imari iturutse mu bihugu bikora ku nyanja, bivuze ngo imari kagenda ku butaka cyangwa se gakoresha ikirere. Gusa hari ubwo amakontineri apakiye ibicuruzwa agezwa ku byambu akongera agasoreshwa hanyuma akabona gutwara ibicuruzwa. Ibi bibangama cyane ku buryo bukomeye iyo bigeze ku isoko ry'imbere mu gihugu abyo bicuruzwa babizanywe. Icya kabiri, mu bijyanye n'ubucuruzi, umucuruzi bwambukiranya imipaka, Rwanda na Tanzania bemeranije ko bavanaho imisoro cyane cyane ku biribwa byibanje. Uyu munsi abonye umuceri wo mu Tanzania ugeze ku giciro ntibigutungure mu minsi iri imbere ubonye uri kugura 20 waguraga 50, mu gihe nyine babemeye kuvana ibyo misoro n'ibindi byose byatumaga umusaruro cyangwa se ibicuruzwa bigera ku isoko bihenze. Ariko ibyo ndavuga iby'imbere mu gihugu, mu gihe n'ibindi bituka hirya nka petrole, gaze ndetse n'ibindi bishobora kuza bigira mu Rwanda bitongeye gusoreshwa kuri n'inshuro. Ibi rero ni imwe mu byaganiriweho hagati y'abayobozi b'ibihugu zombi, bifite icyo bisobanuye rero kandi ni ingenzi ku gihugu cy'u Rwanda birumvikana. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko u Rwanda rucisha muri Tanzania byibura 70% by'ibyo rukura mu mahanga ku byambo biri ku nyanja ya Tanzania, kandi ku bucuruzi hagati y'ibihugu zombi bwageze kuri miliyari 344 z'amashiringi ya Tanzania, no kuvuga ngo hafi miliyoni 250 mu mwaka z'amadolari zimwe za Amerika. Ibi bicuruzwa birimo n'ibikomoka kuri petroli mu busanzwe iyo byageraga nyine ku byambo bya Tanzania mu mihanda yo muri iki gihugu yacibwaga andi mafaranga atandukanye n'imisoro cyangwa se andi mananiza, aribyo bizwi nka za barriers zijyanye n'ibintu bitari byitezwe na tariff barriers. Perezida Samia yatangaje ko Tanzania izakomeza gufasha imizigo yerekeza mu Rwanda muri serivisi zihariye zo ku byambo. Muri make kuva ubu ngubu kugeza mu minsi iri imbere cyangwa se guhera ubu, Tanzania igiye gutangira gukurikirana imizigo ijya mu gihugu cy'u Rwanda, barebe ngo ni imizigo imeze gute, mbese igomba kwitabwaho bimeze gute. Hanyuma mu byo baganiriye nanone, usibye kuganira ku imbaraga za gisirikari n'iz'ubwikorezi, umuhanda wa gari ya moshi ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane byaganiriweho. Gari ya moshi ubundi nkuko twabikubwiye amakuru yacu mu gitondo, umuhanda wa gari ya moshi uturuka Dar es Salaam z'i Kigali wari wateganijwe cyane kuzaza ukanyura mu gihugu ukava mu gihugu cya Tanzania
urajya mu gihugu cy'u Rwanda, urajya mu gihugu cy'u Burundi, byanagombwa gukomereza muri Congo. Gusa nyuma byaje kubisa nkaho bijemo ikibazo. Umuhanda wa gari ya moshi bita cyane cyane uturutse Dar es Salaam za Musonga tugomba kugira Kindu, urande rw'u Rwanda rusa naho ruhagaritswe. Ibi byaje kwibazwaho byinshi. Mama s'u Rwanda bararurimuvinze, mama s'u Rwanda bararuniniye. Rwanda babonye ko gukora nabyo bidashoboka, byagenze gute? Hibajwe byinshi, bamwe bazurira bavuga ibyo bitandukanye. Gusa kuri ubu ngubu rero uyu mushinga ugiye kongera gusubukurwa, ugiye gusubirwamo kandi mu mbaraga zidasanzwe, ku buryo umuhanda wa gari ya moshi ugiye kubakwa ku muvuduko uteye ubwoba kuruta mbere hose. Abakuru b'ibihugu byombi kuba baganiriye ku mushinga umaze igihe kirekire w'inzira ya gari ya moshi ihuza imijyi ya Isaka na Kigali, ni ibyo ngiye kuganirwaho. Muri Mutarama ya 2018 wari perezida wa Tanzania nyakwigendera wapfuye mu gihe cya COVID, Dr. John Pombe Magufuli yabwiye itangazamakuru ko muri uwo mwaka iyo nzira ya gari ya moshi hagati ya Isaka na Kigali wagombaga gutangira kubakwa. Iyo nzira yagombaga gutangira kubakwa, gusa ntibizabaye, byaje gutinda. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru yari amaze kuganira na Perezida Paul Kagame wari mu ruzinduko nanone rusa nk'urungu Dar es Salaam icyo gihe. Ubu mushinga w'inzira ya gari ya moshi ufite ibirometero 450 zimo 275 ziva muri Tanzania n'175 uva ku ruhande rw'u Rwanda. Ntabwo rero uratangira kubakwa, ndetse nubwo dosiye yawo yongeye kuburwa ntihavuzwe igihe iyi nzira izatangira kubakirwa. Gusa bisa naho bemeje ko bigomba kuba vuba na bwangu, vuba umuhanda wa gari ya moshi bagomba kongera kuwubura cyangwa se kubaka. Kuva muri uyu mujyi aho uyu muhanda wa gari ya moshi uzahera, mu mujyi nyine birumvikana muri Tanzania unazwi cyane, ni umujyi uzwi cyane rwose, kuko urebye mu mijyi yo muri Tanzania nkuko byagiye bigaruka inshuro nyinshi, abantu bazi ubu Tanzania mu bijyanye n'ubucuruzi, Isaka ni agace kazwi cyane, ni site matérielle cyangwa se ni agace k'ibikoresho by'ibicuruzwa byatumwa ku isoko, kuko ni hafi y'inzira neza ituruka ndani Dar es Salaam, kandi kuva Isaka uza mu Rwanda nabwo ni bugufi, kumva ni ibirometero bigera kuri 450 byonyine. U Rwanda rero na Tanzania gufatanya uyu mushinga, Tanzania igomba kubaka ku ruhande rwayo, u Rwanda narwo rukubaka ku ruhande rwarwo. Muri make ni inzira igomba kuva Isaka Tanzania yubaka ikageza ku mupaka, u Rwanda rugakomereza narwo rukubaka rukagira i Kigali, rukubaka uyu muhanda wa gari ya moshi. Kuba bagiye kuwihutisha ni ikintu gikomeye cyane kigiye kwihinduka mu bwikorezi. Nimba hari ibintu bidatinda cyane iyo bishyizwemo imbaraga kubaka ni imihanda ya gari ya moshi, kuko ibyinshi bishyirwa muri iyo mihanda ntabwo bikorerwa ku muhanda nkuko wenda buzikiza kaburimbo, ahubwo nibyo bazana bagatereka biba byarakorewe aho twavuga nko mu nganda, bakaza none bakagenda bitereka mu nzira. Bwana Paul Kagame nyakubahwa perezida w'u Rwanda, ba minisitiri b'icyubahiro baturutse muri Tanzania ndetse n'u Rwanda muri hano, banyamakuru bakundwa banyakubahwa, mwaramutse mute? Abanyarwanda murumva igiswahili? Muracyumva Okay. Nkuko mubizi bagitubanye b'abanyamakuru Tanzania n'u Rwanda sabaturanye gusa, ahubwo ni abavandimwe n'inshuti. Ubuvandimwe bwacu n'ubucuti bwacu ni amateka watangiye mu myaka myinshi ishize, kandi kubiguzo. Iyi niyo mpamvu imico, imigenzo bisa ndetse n'abantu bacu nabo ni bamwe. Guverinoma zacu zombi zaje gukorera hamwe cyane bya hafi ku rwego rw'akarere, mu karere ndetse no mu mahanga muri rusange, cyane cyane binyuze mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango umwe bwa Afurika, imiryango y'ibihugu bidafite aho bihuriye, ndetse n'aho buryo twagiye twunga ubumwe. Mwaka wa 1976 ibihugu zacu zombi byatangije komisiyo ihoraho ihuriyeho n'abaturage ishinzwe ubufatanye GPC. Inama ya 16 iyo komisiyo yateranye umwaka ushize muri Nyakanga i Kigali hariya mu Rwanda. Binyuze muri iyo komisiyo ibihugu byacu aba bombi bafatanya mu nzego z'ubucuruzi, ishoramari, ubuhinzi, ingufu, ibikorwa remezo bya essence n'ubwikorezi, ariko nanone uburinzi n'umutekano ndetse n'abimukira. Muri rusange hashize igihe gito tugiye mu kiganiro
twatangiye ikiganiro imbere yanjye na perezida w'icyubahiro, ariko natwe twanaganira n'abaminisitiri bacu n'abayobozi bacu. Twaganiriye ku bintu byinshi by'ingenzi, muri zo harimo ubucuruzi n'ishoramari, guteza imbere ubukungu bwacu n'ibyishimo byinshi. Ndashaka kubabwira gusa ko ubucuruzi bwacu buri hagati y'u Rwanda na Tanzania bwagiye bukorwa ku buryo bugeze kuri miliyari 644 z'amashiringi mu mwaka ushize, ariko kandi kuva mu mwaka 1997 muri Werurwe kugeza muri Werurwe uyu mwaka, abayobozi twakoranye ishoramari hagati ya Tanzania n'u Rwanda tumaze kwandika imishinga 42 yose hamwe nko mu Rwanda ifite agaciro k'amadolari y'Amerika miliyoni 325 z'amadolari. Nyine imishinga 5 muri izo ngizo yakozwe n'abakozi 225 ba Tanzania. Ni umusanzu ukomeye cyane mu bihugu zacu. Byongeye kandi ku ruhande rwa Tanzania hari hamwe mu masosiyete yashoye imari mu Rwanda, harimo na Bahresa, Matera Dodoma, Centre Discount, Jambo Plastic, ikigo cy'isukari, ibigo bikora ibijyanye ingendo, ubukerarugendo Buffalo, African ya Maxim, Gasabo Ganda Marine Company, L7 Delta, isosiyete ifite uburyo izwi nka Matrix. Izo zose zabaye isosiyete nziza cyane kandi zitanga imirimo myinshi. Noneho rero nubwo iyi mibare idutera imbaraga mu bucuruzi bwacu, twemeranyije gukomeza gukora kugira ngo duteze imbere ubucuruzi n'ishoramari cyane ugukura inzitizi zitari ngombwa nk'imisoro ku bucuruzi, ku mutungo. Reka tuvuge kubikuraho kugira ngo dukore neza. Isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba rigende neza, ariko nanone isoko ryigenga rya Afurika mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse no gutwara ibintu. Twanavuze ku bijyanye no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari, twemeranyije gukomeza gushimangira ibikorwa remezo by'ubwikorezi no kunoza serivisi zo gutwara abantu n'ibintu. Watazi imibare bagaragaza ko hafi yenda 70% by'imizigo y'u Rwanda inyura hano ku byambu byo muri Tanzania, aho ikigereranyo cy'ibirenga toni miliyoni 1.6 buri mwaka zigana mu Rwanda. Kandi ni inshingano zacu kugira ngo muri kano karere twe dufite umugisha wo kugira icyambu hamwe n'inshuti zacu nta cyambu bafite bariya, bityo ni inshingano zacu kubafasha kubakora kandi tukafatanya gushyiraho serivisi zihariye ku bicuruzwa mu gihugu, ku bicuruzwa byerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twanavuze ku kubaka imihanda ihuza ibihugu byacu byombi ndetse n'imihanda ya gari ya moshi mu kwihutisha ubucuruzi. Twafashe umwanya wo kuganira ku mushinga wa gari ya moshi uva uruhande rwa gari ya moshi rwa Isaka ukagera i Kigali. Ni inzira izajya itwara ibintu, izihutisha ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Ku bijyanye n'ingufu rero, dufite umushinga uhuriweho n'u Rwanda, Burundi na Tanzania. Uyu ni umushinga w'ingufu z'amashanyarazi zikomoka ku mazi ya Rusumo, izatanga megawati 80 z'amashanyarazi kuri twe no kuri ubu ngubu twemeye kuyitangiza ku mugaragaro. Uyu mushinga watangiye akazi, ariko rero tugomba gukora. Nubwo bimeze gutyo, hari amasezerano ay'ikigo cyacu cy'amashanyarazi TANESCO n'ikigo cy'amashanyarazi mu Rwanda REG bazatangira gucuruza amashanyarazi kurushaho guteza imbere iterambere ry'ubukungu bwacu. Ahandi hantu rero ibyo twaganiriye ni ibijyanye n'ibibazo by'itumanaho hagati yacu n'imiyoboro y'itumanaho mu kigo cy'itumanaho nyine cyamaze gutangizwa. Abavandimwe bacu b'Abanyarwanda barayikoresha, ariko bakeneye kwitabwaho cyane. Twarabyemeranije, reka tuganire kandi twumvikane kugira ngo dukomeze dukoreshe iyo serivisi. Nitwibagiwe kandi ibibazo kugira ngo ibihugu byacu byombi bigenzure neza ko umutekano umeze neza kandi hari ituze. Bityo rero ibyo nibyo twaganiriyeho muri make. Twavuze ku bufatanye muri urwo rwego, aho umwe muri twe afite ikibazo cyose muri utwo duce tuzagenda dufatanya. Muri make rero ibi ni bimwe muri byo gusa. Ibibazo twaganiriyeho ni byinshi,
hari ikindi nibagiwe nyakubahwa perezida wenda ashobora kuza kukivugaho, ariko mu izina ryanyu reka mfate aya mahirwe nongere nshimire perezida w'icyubahiro Kagame kubera kuza kudusura hano muri Tanzania. Kandi ubwo navuze ibi, reka muhe ikaze perezida Kagame nawe azavugane namwe banyamakuru. Nyakubahwa perezida, ikaribu cyane. Nyakubahwa Samia Suluhu Hassan, perezida wa Leta Yunze Ubumwe ya Tanzania, banyakubahwa abaminisitiri, bangize umuryango w'itangazamakuru, bagore namwe bagabo, reka ntangire kugushimira Madame Perezida kubera ikaze twahawe n'itsinda nazanye naryo. Nk'ibyishimo buri gihe kuba aha ngaha. Uyu munsi perezida nanjye twagize ibiganiro zubaka cyane, byubakiye cyane ku isano tumaranye igihe kirekire hagati yacu ibihugu byacu bibiri. Nagushimiye Bwana Perezida n'abatanzania bose mu gukomeza ubuvandimwe bwacu hagati y'ibihugu byacu. Tanzania ni ihuriro ry'ingenzi atari ku Rwanda gusa, ariko ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyambu cya Dar es Salaam ni urugero rumwe mu nzego nyinshi z'ubukungu, ingenzi cyane ku bihugu byacu. Bwana Madame Perezida, dufite inshingano mu izina ry'abaturage bacu kugira ngo bigerweho. Turimo guteza imbere no gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu byacu n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Mu by'ukuri Tanzania ni umufatanyabikorwa w'ingenzi ku Rwanda. Mu myaka yashize twakomeje ubufatanye bwacu mu nzego nyinshi, cyane cyane ubucuruzi n'ibijyanye n'ibikoresho byoherezwa mu Rwanda, aho dufitanye isano mu guteza imbere isoko mpuzamahanga. Perezida nanjye twaganiriye uburyo bwo kubakira kuri uru rufatiro, kugenzura ko sisiteme zacu zifite ibikoresho bihagije kugira ngo ducunge ubwinshi bw'ubucuruzi buri kwiyongera hagati y'ibihugu byacu byombi. Duterwa inkunga n'iterambere turimo ryamaze kugerwaho, kandi dutegereje ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga duhuriyeho. Ubufatanye bwacu mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ushimangira iki gikorwa mu buryo bwagutse, akarere gashyize hamwe. Muri iki gihe cy'ubusumbane mu bya politike budasobanutse, akarere kacu kagomba gukomeza kwibanda ku kunga ubumwe hafi y'ishami rihuriweho nyine mu by'iterambere n'ubufatanye. U Rwanda ubu ruri mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yo mu 1994, ariko vuba ngaha tuzabona amahirwe yo kwemeza ku mugaragaro bamwe mu baturage ba Tanzania bakoze ibikorwa byabo muri icyo gihe
byagaragajwe nk'umutware budasanzwe ndetse n'impuhwe. Madamu Perezida, u Rwanda rwiyemeje gukorana bya hafi na Tanzania urw'inyungu muri zose cyane cyane ku baturage bacu bose. Bijyanye n'ibindi bibazo by'ingenzi twaganiriyeho, Madame Perezida, ndashaka kuvuga ko ukoze neza kandi twagize ibyo tugeraho, kandi kuri twe dutegereje gukorana namwe n'itsinda ry'abayobozi banyu kugira dukomeze mu bikorwa by'iterambere ryacu, gahunda n'iterambere rya Tanzania ndetse n'u Rwanda, hamwe tujya mbere umuvuduko umwe. Reka nanone Madame Perezida, banyakubahwa mwese, shimire kuba mwitaye ku byo navugaga. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe ya Tanzania mu kiganiro gikomeye bagiranye n'itangazamakuru cyose imbere y'itangazamakuru, mu bufatanye bukomeye bugomba kuranga ibihugu zombi. Nk'uko byumvishe, Madame Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Tanzania, nyirizi nawe yemeje yuko umushinga wa gari ya moshi ari kimwe mu byo baganiriyeho. Ubufatanye mu by'umutekano nabyo yavuze ko babiganiriyeho. Bivuze ngo ni ubufatanye rufite urufatiro rukomeye, deka abayobozi bombi babyemeranije kandi bakabiteguye gukorana mu mwuka umwe, mu cyerekezo kimwe, kugira banoze ejo hazaza hateye imbere ku bihugu zombi, u Rwanda na Leta ya Tanzania. Ni iki wavuga kuri umushinga wa gari ya moshi? Kwihutishwa kwawo ndetse mu gihe ari kubaka n'undi muhanda uturutse Dar es Salaam ujya Musongati, hari icyo bigiye kumara kano karere muri rusange. Ibihugu zose bishyire hamwe maze akarere kose gatera imbere. U Rwanda rwo kuza mu muhanda wa gari ya moshi ugera i Kigali, mu gihe bagiye kubaka n'ikibuga cy'indege cya Bugesera nako kiri kubakwa kigeze kure, ku buryo nacyo kizaba ihuriro ry'abashoramari benshi bazana imari yabo muri kano karere. Benshi bati iyi ni indi nsinzi, iki ni ikindi gitego u Rwanda rutsinze muri kano karere mu iterambere, umuvuduko udasanzwe ruriho, rwongeye ikindi gikorwa gikomeye. Abandi bati nyine ubundi akarere kishyize hamwe katera imbere, kubera ikibundi akarere kadeka gushyira hamwe. Itandukaniro ni iri, yakwiriye kuvaho iterambere kuri bose. Nanjye nti mugubwe neza, amahoro.